ijana na kane n'igice kimwe reka tugushimire wewe wese wakomeje kugenda ushyira urushinge rwawe kuri Vision FM the new hit sound. Uno munsi n'umunsi wa gatatu, n'umunsi mwiza cyane ku bayisilamu muherereye hose ku isi muri rusange. N'umunsi wo gusorezaho igisibo cya Ramadan. Tunabifuriza kugira irayidi nziza cyane ku munsi w'ejo. Harya aravuga ngo Idi Mubarak min al-faidin nakamenyesha ntawe uzabinsmbwira Guhera uno munsi ni Kezman muri kumva ari kumwe n'uwo bita Omar Emi Hadou Emi Omar El Hadou Emi zakora ibarasha Emi wiriwe umeze bite Kezman umeze neza cyane Omar El Hadou Emi akosha Emi nivuze gutora salamu ewa nababimenye njewe ibyo byose ntacyo bimbwiye amatako ejo ndayabona cyangwa abiri ayi nkoko ayihene urahitamo ngiye pfa kuryitako ntago ntoranye wowe reka tubivane kuri mikro tuzoganira okay byaba ari sawa cyane yes abaduteze amatwi muri akanya rero reka tubashimire twinjiye neza cyane mu kiganiro Raison d'affaires tubanza kwiseguraho gatoya cyane kuba twatinzeho gatoya cyane kara kabazo ka technique ko ndabona JP ku bahanga bw'ibyuma abayarwanya nabyo JP ejo gahunda y'umuceri uzafite n'ubutahana yes aho muri rero hose reka tubashimire cyane hari ukuntu abantu baza bagatahana n'ibintu by'ibisorori niba nawe urishakira amanyama gusa ariko JP buriya abasevinze rasiyo yo kuwa kane gatanu kuwa gatandatu akavuga ati nta mpamvu yo guhaha ako hari abantu hari umuntu urimo yari arimo arumva ngo ikiganiro cya twigeze gukora kuri Charina ni cyagiye batandukanye na byamenyekanye ko batandukanye na Muyoboke umuntu arambwira ati ibyo wavuze kuri Justin Karekezi n'umwe batumira Burayi ati nibyo 100% ntago ashobora kugutumira ataguhaye itike kuko erega niwe ukwakira visa mu kwaka visa rero kimwe mu byo yifashisha yakaviza na matike y'abantu yatumiye ntago ashobora rero kujya kwaka visa atagize urumva ni ibintu tuzi ni ibintu tuba tuzi ingendo turazimenyereye nta kintu wambeye ngaho ngibyo rero yes reka natwe twinjire mu kiganiro cyacu Raison d'affaires ubu ni ngombwa ko baduha ikaze cyangwa batatu reka turebe ko batatu bahari duhite ducanga irange vuba ko twabatindiye nimero ni yindi 0781 iyo ngiyo uratubonaho iri no kuri WhatsApp ikaze banyarwanda bimeze biti mwiriwe muti hello wari watubuze Idi Mubaraka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh network munashukuru network allo wayase Kenzman yes ewana naye ni namuteti ni fresheri bya hatari abantu bone wa mupanto wanyu hano Sonatide asante sana ikaze waguhaye yes Jadux ewana mbana tereto ikaze okay urakoze cyane Jadux ako kare nigeze kukumvaho ukuntu njyewe se ewana ngo umusana yes hello Kezman tumeze fresh biragenda biracamo kabisa Emi ko tavuga vipi mbameze fresh bya hatari na hari ibintu mba ndi kureba mvuga ntibimeze bite yani Esther ku Gisozi bimeze bite zabiraho gake tu ya nange nabaye ikaze turabakunda cyane kabisa asante kubera ko badukunda ari benshi rero Kezman reka turekera aho ngaho ufasha abandi allo oya ni reka ufatire wanyu yewe allo yabyanze allo yewe ndizitera fresheri bya hatari wowe Magri fresh
nubwo ari kuwa gatatu ngemeze neza cyane. Turiza Emi mu bwego nibaze nawe Emi hano i Nyanza. Emi w'Inyanza ku Bigega hafi aho ngaho kuri kaburimbo aho hantu rwose katikati wa site ahantu hari amapoto asize irangi ry'ubururu n'umweru. Urumva ko mpazi mu Gitega ndayazi. Urakoze cyane. Asante bana, reka twinjire muri aferi. Asante bana. Oya bihorere bubihoreye tubanze tubabwira ibyo twabazaniye puis turi buze kubaha umwanya tuganira ku kiganiro gikura. Twinjire muri aferi yacu, na aferi babonye. Ejo twe twevuze harya ko tsayiza. Ntabwo twe twabivuzeho ahubwo kubera ko ari aferi n'ubundi imbere twaganiriyeho, niyo mpamvu wowe wumva ari ibisanzwe, ariko uyu munsi Davis D n'itsinda bareganwa ririmo Kevin Kade bageze imbere ya sentare biregura ibyaha bakurikiranyweho, ubushinjacyaha nabwo burabarega. Ubu dutegereje ko imyanzuro y'urubanza isomwa kuwa 5 saa 8 z'amanywa. Nibwo isomwa rizaba. Nibwo umucamanza azabakatira iminsi 30 y'igifungo nk'uko y'agateganyo nabwo nk'uko ubushinjacyaha bwayibasabiye, ariko nanone cyangwa se ashobora no kubarekura by'agateganyo. Bagakurikiranwa bari hanze. Barekuwe buriya by'agateganyo. Sasa yemva ubwiye. Iriya minsi sindabona umuntu bahereje. Iriya minsi 30 bakunda kubarekura ahubwo ikibazo iyo ugize umwaka bakayigukatira mu mizi hawe kujya ushobora kumaramo nk'amezi 5 ukiri mu minsi 30. Ariko bitewe n'abantu wambwiye bari kuburanira bari abasoremo nk'umwavoka wa Davis D wa mugore nakubwiye uyu munsi pare hari haje Irene uramwibuka umwaburaniye Bruce Melody na Super Level Maître Irene yubaho yarari ku ruhande rwande niwe mwavoka wa kabiri wa Davis D afite babiri aba mu gihe Kevin Kade na nuriya muji wundi basangiye umwavoka umwe. N'uwuhise n'umuniga nawe yitwa Emmanuel ntagazwe, ariko amakuru namenye umupapa ubona udafite imyaka iri munsi ya 50 ukuze ikintu cyitwa itegeko arayoka ni ikintu azi. Bano basaza nganira n'umwe muri timu ya Davis D ngiye ko bajya gutora. None hari abantu baje bariza amategeko za Kongo baza hano baje kuvugurura. So ni umupapa ubona ko azi itegeko, ni umupapa wabwiye inteko iburanisha arayibwira ati umupeti wanjye murimo kuvuga ngo yasambanye yagize gute, ahubwo mwakabaye mumuha umudari w'ishimwe. Gucumbikira umwana wabuze icumbi amasaha yo kugera mu rugo yaramufatiye mu gasozi akajya kumucumbikira, icyo ni igikorwa cy'urukundo yakabaye yambika umudari. Ahubwo kubera iyo mpamvu ukuntu bimeze reka dutangira aferi uno munsi. Nyuma yuko tubabwiye yuko bageze mu rukiko bakaza gusaba umucamanza yuko biti niwe wayizanye, bakaza gusaba umucamanza yuko bataburana kuko bamwe aribwo bakibona ikirego cyabo, abandi batari bafite abavoka. Reka twinjire muri aferi yitwinjizemo neza ku isaha yasanga yewe warugeze ku rukiko byatangiye bite. Ni urubanza rwasubitswe kuwa 3 ushize ngira ngo urabizi. Hano twaravuze tariki 5 nibwo rwasubitswe. Rusubikwa kubera ko Davis D yari dosiye yari yageze muri system itinze, urabyibuka twe twabikomojeho. Rusubikwa kubera ko Kevin Kade na Habimana Innocent yes wamufoto Thierry Prito Habimana Thierry wamufotographe umwavoka wabo atarahari. Rusubikwa batubwo naho kuwa gatatu urabizi ko uyu munsi ari bwari hateganyijwe irayidi. Abantu bayikekeraga uyu munsi. Abantu bose kugeza nimugoroba bibazaga urubanza ruraba kuko iyo rutaba ubwo tayari kundi wa 3. Yirayidi igeze ibu uyu munsi bari kuzaburana kuwa 3. Namba rero za rukiko nazo nka saa 12 z'umugoroba ejo cyagiye burya ndi kuza muri studio nibwo cyagiye turimo kuza nibwo umuntu nasanze umuntu yari yanyandikiye arambwira ati confirmed ejo tuzakora. Urumva ejo urubanza ruzasoma nani ruzaburana mu gitondo saa 2 hafi n'igice
nari mpageze ku bundi bari bavuze saa 2 ewana nkihagera mpasanga hari abasore abafana ba Davis D bari bahageze mbere babiri harimo uwitwa Jihadi ushobora kumuzi harimo n'undi mukobwa bakunda kugendana bari baje kwinginga baravuga ati ko twanabagurira n'akaji mukakabaha bakakanywa nk'abafana be sinzi niba polisi yaborohereje wenda bakakabaha cyangwa se babyimanye kubera ko ntago bakunze kubyemera ko wagira ikintu uha umuntu uri mu maboko ya polisi kubera ko par exemple umuhaye nk'ikintu kirimo kigira ingaruka ku buzima bwe kandi ari mu maboko ya polisi niyo yabiryozwa so ntago mpamya ko babemereye niba banabyemeye Imana ishimwe ubwo byaba ari ubusesenguzi babikoranye hanyuma uko amasaha yicumaga abagabo bagendaga basimburana umufana yahazindukiye arababona bamanuka muri ka kamodoka ka van bajya muri babuso ubwo nahageze mbere ninjiranye n'umuhungu umwe nawe w'umunyamakuru mugenzi wanjye wo kwisibo witwa Moses turagenda hashize akanya no mu videographer babona baraza basanga umuntu nyine w'umutawuneri namaze kumenya mbanze inzira ndi bunyuremo cacambo anandikira perezida w'urukiko ushize warankosoye ku cyangombwa giteyeho nkwereka icya kabiri se buri munsi yo winjiye hari ubundi ugomba kwandikira perezida w'urukiko iriya foto wari uyemerewe nasari mu mafoto wabonye ari pirate iriya nyine wari uyemerewe ari gushobora kuyibiba ushaka kuyibiba ubona umucamanza ku ruhande mu rukiko uzi ukuntu bigenda umucamanza ahita avuga ati afana umunyamakuru umute muri yombi yakoze ibitemewe mu rukiko bahita bagufunga 5 jours z'ubugingo wayibonye indi baruwa umva nkubaza umoja iyi ni ya no ni nshyashya aho rero niho misemenyera yuko wa mukono iyi ni ya kabiri iyi ni imwe ya mbere mfite ibitamburisho hano ntago ari bya ariko ubu ntumaze kuyokesha abandi banyamakuru bose shana nge nambereka umaze kwereka inzira ubuzi ko umucamanza agiye kuzajya yicara akabona imbere hari cyane ariko ni ibintu n'uburenganzira ubundi nuko tutazi kubukoresha itegeko ryemerera umunyamakuru kujya gutara inkuru mu rukiko ariko bigira inzira bicamo ntago ari ukuza wikoreye n'umutwe ngo uhite winjira mu rukiko ngo ndi umunyamakuru oya izo boro uzazibike neza tuzazikorera amakadire tujye tunazimanika ziriya ni imanza zikomeye imanza za showbiz akangamba ngomba kugashyira ahantu umwana wanjye nkazamubwira nti mu manza za showbiz zikomeye na kavarinze n'uru rurimo wa mwana muri mize yanjye kana akadokima gakomeye so urumva mberetse abo banyamakuru bari bahageze mbere ku muvuno n'ikimenyimenyi abo twahagereye rimwe naberetse umuvuno duhita twandika ibaruwa duhita tujyana kwa presidente turamushimira cyane presidente w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ni umugore rwose ubona utuje w'umurokore kugusinyira agapapuro nk'aka ngaka mu gihe abona ko ntacyo uri bwangize no mu ibaruwa ubibonyemo abanditse muti nk'umunyamakuru w'umwuga basezeranyije ko nimuha uburenganzira amategeko n'amabwiriza y'urubanza ari bwubahirizwe setu so presidente akagusinyira yamara kugusinyira ufite uru rupapuro cyane ko turi mu bihe byo kwirinda covid polisi bikumira umuvundo muri sale uratambuka umupolisi akabwira ati we giye gahita umubwira utafande hano hariya ku rukiko ni nko mu gisirikare superieri kadi iyo umusuperieri yavuze uhita umwereka urupapuro ukamubwira uti hano hasinyeho madamu la presidente wanafanda agahita areba neza agashishoza akabwira zana ikarita yawe tureba akareba akabona amazina ni fresh ahita abwira ati ari injira iyo ugeze mu rukiko ikintu cya mbere usabwa tujya gupresenta ino letere ku mucamanza ukamwereka iletere akareba neza ko ari wowe akabwira toke ubu noneho ufite go ahead wafata video wafata ifoto upfa kudashyiramo inteko iburanisha n'umushinjacyaha abo ntago bemerewe kugaragara kereka iyo babyishakiye nabonye umugabo wafotoye ufite uruhara asi uyu mugabo amenye ko afazare oya wese ko yari umuvumba ahubwo yari arimo aho ngaho gute ko audience itari yemerewe wabona nabo randevu yabo itari yakagezweho oya kubera haba harimo ababuranyi benshi urumva ba Davis D bari barimo ariko harimo n'abandi bantu benshi bari baje kuburana ubwo wabona nawe yari afite undi ku ruhande so icyabaye ni iki maze kugeramo imbere rero ewana nicaye ni nayo mpamvu nanaye nicaye inyuma ahantu numva nta muntu nkoma
ntabyo kumbwira ngo ndacikwa mfata akavideo nkurikira ijambo kurindi. Umucamanza agifata ijambo ibintu byose biri tayari yahise ahamagara buri wese yamyirondoro twavuze ubushize, asanga nibo muri tayari kuburana. Ati bose bati turi tayari. Ati noneho niba muri tayari, Davis avugaga amazina asanzwe, uraburana wemera icyaha ushinjwa cyo kuba icyitso mu cyaha cyo gusambanya umwana. kuriya kuva twasoma karaka bongo ngo arashinjwa kuba ari icyitso. Urumva abakoboyi batiza amageto bana ni hatari. Davis dati icyaha sinkemera. Abazu wa kabiri abazu wa gatatu bati sinkemera batoke. Aho bose icyaha noneho bagihakanye bose bemye. Ubwo presidente w'inteko iburanisha abarebye umushinjacyaha aramubwira ati monsieur, yari umugabo. Ikintu nabonye gitandukanye, ubushize umushinjacyaha yari umugore, uyu munsi umushinjacyaha yari umugabo. Ako kubera ko n'ubundi dosiye ari y'ubushinjacyaha nta cyabaye, abenshi baranayikorana cyane ko n'umugore n'ubundi n'uwo mugore namubonaga ashobora kuba yari ari mu rundi rubanza hirya gatoya. So umugabo arahaguruka, uwo mwana mwiza cyane ubona ko anumva media, niwe igihe polisi yari irimo iratugora kwinjira niwe waje arambwira ati waje abwira umupolisi ati abanyamakuru bafite ibyangombwa mubareke binjire. Aranamufata aramubwira ati genda ubwire president umwereke icyangombwa. Aranambwira ati wibuke kutemerewe gufotora twebwe cyangwa se inteko iburanisha. So umugabo ati arahaguruka ati ndahera kuri Davis. Ati Davis uri icyitso ku cyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utaragize imyaka y'ubukure. Uwa mbere amuvuyeho. Uwa kabiri Kevin Kade ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure. Thierry nawe ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure. Ubwo kubera ko ni nayo mpamvu abantu baba bakwiye gukurikirana raison d'affaire umunsi ku wundi. Uribuka ibintu twavugiyemo hano, kubera ko biriya bintu biba biri muri system ibyinshi y'amakuru tugenda tuvuga, amenshi tuba twayahawe n'abantu b'indani. Uburyo bafashwe, uburyo bagiye kubazwa, uko buri wese yabajijwe, biba biri muri system. Mu rukiko ntabwo ubuje gusobanura ibintu biri muri system. Reka yuko umuntu wakurikiranye raison d'affaire kuva bafatwa kugeza ubu turi ku biri mu mworohere. No mu rukiko uyu munsi ntabwo bigeze basubira ngo azero ngo urabona ngo baje uza gusobanura cyangwa se insista cyangwa se guhireme ibyo watanze muri system, kubera ko amagambo yose utekereza ntiwayandika. Niyo mpamvu uhabwa iminota mikeya yo kuvuga ingingo ku yindi. Umushinjacyaha ati duhereye kuri Davis, kuba uno mwana w'umukobwa yitwa Sharon, nahoze numva abantu bajya impaka batemeranya kumuvuga no kutamuvuga. It's okay, kiza nuko ntago twe expose ifoto ye cyangwa se video ye, ntago abantu bamuzi. Ngeraho ndamuvuga, yitwa Sharon. Ati kuba Sharon yaraje, ni naryo zina bakoreshaga mu rukiko, yaraje akagusanga iwawe uri kumwe na Kevin Kade, yaba kinjira ugahita uhaguruka ukagenda, bigaragara nkaho wari uhaye rugari Kevin Kade ngo yuzuze umugambi w'ibyo mwumvikanye wo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ati rero kubera izo mpamvu, kubera icyo kimenyetso cyonyine cyuko yaje, wowe ugahita uhaguruka ukagenda bitewe n'ibyo wumvikanye na Kevin Kade mbere, ndagusabira kuba ufunze iminsi 30 y'agateganyo igihe iperereza rigikomeje. Ako kanya nta bintu byo guca ku ruhande. Ubwo ni kuri Davis D. Ati reka mpita nimukira noneho kuri uyu nguyu wundi ubwavuga Kevin Kade. Wowe Kevin Kade kuba warafashe telefone ugahamagara Sharon ukamubwira ko umukumbuye, ko ushaka ko mubonana, akaza yahagera ukamusambanya, ukamusaba ko bamusambana, ari umumineri, ni icyaha wakoze bitewe n'uko icyo cyaha gihanishwa imyaka iri hejuru ya 20. Ndumva udakwiye kuba widegembya hanze wikurusingisha. Cyo ni icyaha kinini gishobora gutuma utoroka ubutabera uramutse uri hanze, bagukubite 30 jours hariya ubu uri ndani, iperereza rikorwe uri ndani. Wa gatatu siye utararenga aho ngaho,
wibuke yuko icyo cyaha musaba iminsi 30 bagitangira yari yagihakanye Kevin Kade ntago cyemera umushinjacyaha namara kuvuga umucamanza araha umwanya abiregura ariko ahangaha icyo cyaha umushinjacyaha haranabonye wagaragaje yuko yavuze yuko umushinjacyaha uragishinjwa n'uwo wagikoreye n'uwo wagikoreye uragishinjwa n'uwo wagikoreye impamvu umushinjacyaha yashingiyeho niyo mpamvu nakubwiye ngo abantu bakurikirana raison d'affaires n'abanyamahirwe ubushize uribuka tuganira kuri dosiye y'aba bahungu ejo bundi nkubwira dufite noneho dosiye yuzuye twagaragaje ko umukobwa ubwo yabazwaga aba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yemeje ko yagiye kureba Kevin Kade yahagera bakaganira muri salo Davis Dio agahita asohoka hanyuma Kevin Kade akamusaba ko bajya mu cyumba bagasomana ubundi akamusaba ko baryamana akabyemera babanje gusomana Kevin Kade amusaba ko barya oya uko nibu kuzana filime uretse uko nibuyetse banza ikiganiro kirahari nyine abantu baracyumva bari buguseke rero ari gusakuza nkaburaho nivugira cyane ngaho urumva amusaba ko baryamana kuramo imyenda no gukurura akabata agakuramo kondom ibyo bintu by'imyenda nta birimo ahubwo barasomanye bamaze gusomana Kevin Kade amubwira ati ariko tufanye kitu umwana amubwira ati no probleme Kevin Kade akurura akabati akuramo prudence bakora bikingiye ibyo kwambara ntago mbizi uko bayikuyemo simbizi sinari imari kirahari kirino abantu bagenda kuri YouTube channel ya Raison d'Affaires kiri ahantu wari wakuye amakuru nimba babisubiye ikiganiro kirahari abantu baracyumva bari buguseke urumva barangije babikora bambaye barangije umbabarire bayitonze ibintu se ngo umukobwa yavuze ngo nirange riri mu cyumba justement mwibazwa basanga ko kwiryo range niryo riri mu cyumba mwibazwa umugenzacyaha arakubaza ati kuvuga ngo yaragusabye uramuha ni ikihe kimenyetso cyerekana yuko ibyo bintu byabaye utamubeshyera aravuga ati njyewe simubeshyera n'ikimenyimenyi mu cyumba cye harasa gutya harimo ibi n'ibi ubugenzacyaha icyo gihe bwagiyeyo kwa Davis bujya muri cya cyumba busanga uko umukobwa yakivuze niko kimeze ni naho bashingiye bavuga bati ibyo umukobwa yavuze bishobora kuba biri mu kuri twakomeje umushinjacyaha asabiye Kevin Kade 30 jours igiye ku ruhande Thierry nawe Thierry kuba ibirori mwari murimo byararangiye ukavuga ko bwari bwije rwose umukobwa ukamuha icumbi warakoze akose kukimurarana ku buriri bumwe wari ugiye gukora iki ku buriri bumwe n'uyu mwana w'umukobwa dusanga kuba waramucyuye mukararana ku buriri bumwe ari ikimenyetso simusiga cy'uko wamusambanyije ikindi cya kabiri bwanatse akantu ngiye kuvuga kari buze umwavokatsi yaramaze kuvuga kuko Thierry nawe wibuke ko yabihakanye ndamubaza bwa mbere umushinjacyaha ati nawe rwose ibimenyetso dufite biragaragaza yuko urumva wasambanyije uriya mwana w'umukobwa ubwo nawe 30 jours ndani barazimusabiye ni ibintu biba byihuta kubera ko dosiye ibihari kandi ubucamanza iyo bugiye kwiga kuri dosiye nazo buzirebaho n'ibimenyetso byagiye bitangwa biba biri muri system tugiye kuri step yo kwiregura rero Davis D iregura Davis D ati bwana mucamanza nani madame mucamanza ko ni umugore ni Davis wavuze cyangwa mwavoka habanza nyirubwite Davis D ati umukobwa njye sinarinzi ko ari bunaze sinibuka neza niba ari Kevin Kade wamuhamagaye cyari umukobwa ahamagaye icyo nzi cyo nashidutse Kevin Kade ari kurangira umuntu hano iwanjye turi kumwe na Kevin Kade twari turi gukora indirimbo ngiye kubona mbona haje Sharon sinari muzi ntiyaranzi anzi niba nanzanze nk'umuhanzi nta nimero zanjye yagiraga ntiyarazi iwanjye ahahingutse urumva yahageze deja mbonye telefone impamagara kubera ko yari umushyitsi sinari kwitabira telefone yanjye muri salo yicayemo umuntu ntazi sokanze ngiye kwitaba telefone
mpamara umwanya kuri telefone yari impamagaye, urumva nabasize aho ngaho. Niba hari icyo bakoze urumva byababazwa, ariko njye ntabyo narinzi. N'ikimenyimenyi igihe nari nicaye muri salo, ntacyo umukobwa na rimwe, umukobwa nta hantu mwibazwa ryegeze agaragaza yuko ibyo bintu ari cyo mbiziho. Uwo ni Davis. Umwavoka we ewana yari afite babiri, habanje Thierry nani ngo Thierry, habanje Irene, Maître Irene. Maître ati ntabwo ari ibintu byinshi. Davis D umukobwa akubwiye ko Davis davuze ko umukobwa yamusanze muri salo. Mwibazwa ry'umukobwa byari byoroshye kuvuga ati turi muri salo, Kevin Kade yasabye Davis D ko yaduha icyumba tukajya gukoreramo ibyo dukora, ariko ntabyo yigeze avuga. Icya kabiri, Davis D nta hantu ahuriye n'uwo mugambi, kubera ko uwo mwana w'umuhungu bari kumwe basanzwe baririmbana. Yaje iwe ngo bakore indirimbo, ntabwo ewana Maître Irene ahita bakirere imbere y'inteko iburanisha avuga ati ubundi bwana presidente w'uru rukiko, ndifuza ko umukiriya wanjye arekurwa mu murenganure kuko yararenganyijwe bikomeye. Urumva aza kunganirwa na wa mumama nakubwiye, we nta bintu byo guca ku ruhande, gahunda yariye. Uwo babavuyeho Davis D abavuye, kuko ikintu abura nacyo ni ibintu n'urucabana wamugana. Habagiyeho rero sasa Kevin Kade. Ariko Davis D niwe wazanye ijambo bwa mbere ritari ryigeze rivugwaho n'ubushinjacyaha cyangwa n'undi uwo ari we wese. Davis D yavuze ati ikimenyimenyi cy'uko nigeze ngira uruhare mu ibi bintu nuko bitanabayeho, kuko mu bizami byagaragajwe na muganga ntaho bigaragara ko uyu mwana w'umukobwa yasambanye uriya munsi. Uribuka ubushize ko twavuga ko akarangabusugi basanze katariho, ariko muganga naje kumenya ko mu bisubizo bya muganga harimo kuvuga ko katakaye zamani kera cyane. Urumva ni akantu kari karagiye kera, niko muganga yavuze. Niba gihe tarimo igifu uvuze kera nibuka ko umwana afite 17, ubundi kwibaza igihe gashobora kuba karagiye nko kuri 16. wayivuze zamani. Ese umwaka ushize si kera. Urumva ati katakembera covid. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibindi bakoze test ebyiri. Indi test yakoze kazango na Davis cyangwa ni Davis D wakazanye. Urumva icya kabiri, ikindi kizami cya kabiri cyo gupima bakareba neza na muri sex mu gitsina cye, bakareba neza na mu gitsina cye hari spams zirimo. Nuko bimeze, nuko byavugwaga. Ati nabyo byazanywe na Davis. Ni Davis wabizanye ko yashaka kwerekana ko yashakaga kwerekana ko iwe nta cyahabereye. Davis ari tayari gutaha. Ati nicyo kizami cyagaragaje ko nta spams zari zirimo, nta n'igikomere umwana yagize ku myanya myibarukiro yiyi. Ese siko bavuga imyanya ndangagitsina. Okay, nari nanze kukivuga. Igitsina. Bikomeze. Ako kana bakanaza. Urumva abakajugunyemo. Ewana arangije Davis D ahita bimburira n'abandi, kuko bavugaga bakubitaga babangura. Hari iyo urangaye kidogo bakakwaka ijambo utavuze byose, ushobora kwireta uruva hari icyo utavuze. Ati bwana mucamanza, nshingiye ku ibyo nkweretse ndasaba ko iminsi 30 ubushinjacyaha bwansabiye yateshwa agaciro, mukandekura ngiye nkigendera n'ikimenyimenyi. Sinteganya gutoroka ubutabera nimuramuka mundekuye by'agateganyo. Icya kabiri, ntago nteganya gusibanganya ibimenyetso cyangwa guhohotera abatangabuhamya. Icya gatatu, mfite umutungo nge natanga nk'ingwate. Attention ku kantu kanota hano, mfite umutungo nge natanga nk'ingwate. Utaza ndakubwira itandukaniro, ndaje nguha itandukaniro. Mfite umutungo watangwa nk'ingwate. Ako kantu mu kanota. Sawa, umucamanza barakanose
nk'uko mbabwiye ngo mu kanote kubitariye. Kevin Kade bimeze bite? Kadati bwana mucamanza, ikintu cya mbere mbanjije kubamenyesha cyo uno mukobwa ko avuga ko ari njye wamuhamagaye bwa mbere mubwira ko mukumbuye ni ikinyoma cyambaye ubusa, nuko yabivuze. Niwe wampamagaye nk'umufana wanjye ambwira ko yifuza ko twahura. Tukiraho akimara kuhakana ibyo bintu, uru rubanza ko mbona rugiye kuzaba agatereranzamba. Urumva ati gute? Uribuka muri ya dosiye twasomye umukobwa yamaze gukonfirima ko baryamanye cyane, anavuga ko Kevin Kade ari wamuhamagaye akamubwira ati ko nguko bigaragara. Donc kuba Kevin Kade yarahamagaye uriya mukobwa, buri hari ikintu abantu batazi, icyaha kiba icyaha. Umukobwa yaba yarabajijwe buretse gato, icyaha yarabajijwe, ndaza ko Kevin Kade nabyo yabivuzeho. Icyaha kiba icyaha iyo habayeho gucura umugambi. Bushize nigeze kukubwira ko kantu Kevin Kade kuba yahamagara uriya mukobwa akamubwira ati ko ngukumbuye waretse tukabonana, deja yaba yacuze umugambi wo kumusambanya. Ariko kuba umukobwa yahamagara Kevin Kade akamubwira ngo bahure, nta mugambi Kevin Kade yari afite. Wagiye kwaka akazi mu rukiko kibera. Urumva Kevin Kade yabanje gukiriyaringa ku kantu, aravuga ati ntago ari njye wamuhamagaye, niwe wampamagaye. Icyo ni icya mbere, bwana mucamanza, icyo cyiteho. Icya kabiri, birashoboka ko uno mukobwa kuba yanshinja ko namusambanyije, ibyo byo nta gitangaza kirimo. Ishobora kuba ari propaganda ya nyina na nyirarume. Buretse ako kavuzwe na Kevin Kade. Baburetse hari akantu tumye ntongeraho, ishobora kuba ari propaganda ya nyina na nyirarume. Nyirarume ni musaza wa nyina, umwe twasanze akazi. Uwo nyirarume Kevin Kade imbere y'ubutabera yavuze ati niwe ubwe waje kunyifatira. Bivuze ko uwo nyirarume ari umupolisi. Umupolisi abakora muri RIB. Amakuru ahari ni umwe mu bapolisi bakomeye mu mujyi wa Kigali. Nyirarume w'uyu mwana w'umukobwa witwa Sharon niwe wagiye gufata Kevin Kade. Kevin Kade akavuga ati gashobora kuba ari akagambane ka nyina na nyirarume bamuhatiye kunshinja ko namusambanyije kandi nta byabayeho. Ibyo byo narimo navuga kare, umukobwa ashaka kuba atarabajijwe ahubwo dosiye igakorwa. Ashobora kuba yaranabajijwe ariko akasubiza ibyo ahatiwe. Umwana w'imyaka 10 mu rugo ko yajya kuvuga ibyo bamubwiye. Birashoboka umwana uvuze yuko akantu k'ubusugi kavuyeho zamani. Umwana wihamagariye Kevin Kade muri famille mano bahari. So urumva Kade ati ibyo bibiri bihabwa agaciro. Icya gatatu, bwana mucamanza, no mukobwa niba yaraniyemereye ko twaryamanye, reka mbikure no kwabo babyeyi, birashoboka cyane ko ashobora kwiyemeza ko twaryamanye kugira ngo yihitingire kuko n'umwana w'ikiraro. Gutyo atiwe kuba yavuga ko twasambanye ni ishema kuri we kuko njye ndi icyamamare. Asante sana. Urumva? Urumva? Urukiko ruzagaruka ryari? Kwa gatanu ni ugusoma. Uyu wa gatanu? Ndiyo. Hari icyo bazavuga? Ni ugusoma, nta kintu bavuga. Nta nubwo bajya banazi. Hari akenshi ntago bazi ko imyanzuro n'ubundi biri muri system. Basomye kubarekura kwa gatanu bahita bataha direct. Okay, uzajya aho basomeranye mbe yari Nyamirambo. Ndabaparitse hari. Reka da gahunda irateguwe. System imyanzuro igeramo saa 8. Gahunda ukuntu iteguye saa 8 mu kadomo. Ngomba kuba tayari namenye icyavuyemo. Gufungurwa birimo decapotable ifata ewana furu mukoko yateguwe. Iyo parade ndayijyamo. Yewe ndabaparitse ku ntwari birasaba iki? Numuziki mwinshi cyane mu modoka. Iyo parade ndagiye. Urumva? Winjijisha winyobya reka manze ndangiza. Nta wakuyobya we naje gusanga ahubwo n'ugukura mu biganiro nk'ibi tukakujyana mu biganiro by'inkiko. Kevin Kade siko nta kintu usimbuka. Ababwiye umucamanza ati uno mukobwa ashobora kuba yakwemera ko twasambanye, tureke n'ibyo byabo babyeyi.
wari ugashobora kubyemera kuko yumva ari ishema kuryamana nanjye yirire hit ko njyewe ndi icyamamare ubwo kadarangije arababwira ati nyuma y'ibyo mbabwiye rero ndasaba urukiko ko rundenganura uwo mwana w'umukobwa sinasambanye nawe ariko noneho tubare ko bibaye ngombwa ko ubwiregure bwanjye mutabwumvisha ndabamenyesha ko ntiteguye gutoroka ubutabera ndetse siniteguye gusibanganya ibimenyetso. Icya gatatu mfite umwishingizi wibuke akantu nakubwiye ngo sevingi kadafite umwishingizi Davis darababwira ati njye mfite umutungo ndabaha umutungo wanjye nk'ingwate undi nawe afite umwishingizi naje guperereza nsanga ni bagenzi mu rukiko burya uramwishingira ukanabisinyira ku buryo abuze baragukwata urumva umwishingizi njye mfite umwishingizi umwunganizi we haracyarengejeho umwunganizi ahita aza rero wa musaza nakubwiraga abwira mu ijambo rimwe natoye mu bindi byose mu kinyarwanda cyiza kimeze neza abwira umucamanza amubwira ati bwana mucamanza uriya mushinjacyaha wicaye hariya ntabwo nibaza ikintu yicaye hariya yaje gukora ko umuntu arimo kurega ni umuntu ubeshyerwa bibi cyane ati ibaza ukuntu biteye isoni ariko ko ngako ko yanakavuza gakurikiranyije n'akatsiyeri nako ndakageraho ati biteye isoni kuba yaza kuburana k'umuntu Kevin Kadari wabanje guhamagara umukobwa kandi ubushinjacyaha bwo bwakoze iperereza mu iperereza bakoze harimo na telefone ko niyo bifashishije muri RIB niyo bifashishije batrackinga Kevin Kade bakabaye baratrackinze bakamenya ari nde wahamagaye undi ari Kevin Kade n'umukobwa ko telefone nibo bazifite telefone ziri mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha uno mwana nta telefone afite basubira inyuma barebe ninde wahamagaye undi nahubwo insistaga cya kindi cyo gusibanganya ikintu cyitwa gucura umugambi hariya mu rukiko iyo bakuciye urwaho rw'uko wacuza umugambi ubu uri mu marembero so yongeyeho cyane insista ibindi yavugaga nuko insista ibyo Kade yavuze kandi ntabwo ari byinshi cyane umucamanza arakanota arakomeza Habimana haraho araza guhurira n'abantu babiri tumujyeho cyatuye Habimana Thierry rero tugomba kumujyaho Habimana Thierry niwe watanze show bundi mu rukiko niwe watumye abantu bavuga bati kwe yatanze show gute Habimana Thierry we atangira kuvuga isabwira umucamanza amubwira ati reka nkubwize n'ukuri reba muri dosiye ufite aho imbere yawe njye uwo mukobwa muri kuvuga ntaho nshinja ko namusambanyije muze kubireba neza ntaho wubwa avuga ko nigeze musambanya urimo urumva ibyo bintu bindi muvuga ntabyo nzi kuba umwana amasaha ya kafi yaratugereyeho turi kumwe nkamwemerera icumbi tukararana ku buriri bumwe ibyo njye ubwanjye ndabyemera ariko sinigeze musambanya bityo ndi umwere ukongeraho n'akarakana nabonye wanditse ati ahubwo nakabaye nshimirwa ko ari igikorwa cy'urukundo ibyo yabivuze abyunganirwa n'umwavoka we umwavoka ahita yungamo ati bwana madame mucamanza ukeneye kubanza kumbariza umushinjacyaha ikintu yicaye hariya akora kuba uyu munsi yazanye umuntu mu rukiko nta muntu umushinja uwakorewe icyaha dore uwo ashinja nguyu numva Thierry ahubwo nanjye mu maso yanjye abaye umwere nta kintu na kimwe kanya ndi kubona hari ingingo zazikaze dore imbere y'urukiko nta kintu na kimwe ndi kubona kiraza gufata ngarutse gato kuri Kade nawe yazanye bya bimenyetso Davis yari yazanye byo kwa muganga byose aravuga ati njye niba muvuga ko umuntu namusambanyije muganga akaba agaragaza ko nta kimenyetso cy'uko yasambanyije murabinshinja mushingiye ku kakaboro kavuzamani kariya baravuga ati nakabuzamani kera ibindi ntabyo basanzemo kuki mwabinshinja na Thierry nawe ati ntawundega ndetse n'ikimenyimenyi n'ibisubizo byo kwa muganga bigaragaza ko umuntu atigeze asambanya muranshinja iki umwavoka aravuga ati biteye isoni kuba umuntu yaba afunze gutya nta muntu umushinja uwakorewe icyaha atavuga ati uyu nawe yaragikoze
n'ikimenyimenyi uko yafungutse akavuga ati uyu nguyu yaransambanyije yashoboraga no kubivuga kuri uyu nguyu ako kuba ataramuvuze nuko ntabyo yakoze. ese wamugana dukoreshe logique tube tuvuye mu rukiko mu rukiko nta logique ibayo. oya njye nabwo tube tuvuye mu rukiko gato dusohokemo gatoya nkubaza ibintu turasubiraho mu kanya. ubundi Thierry mu rukiko amaramiye Thierry rero niho ndaje mu kanya umushinjacyaha nasubirana ijambo urahita wumva impamvu Thierry ari mu rukiko. umushinjacyaha bwongera avuga ari buvuge ku bwiregure bw'aba ngaba. dusubire mu rukiko. urumva ubwo Thierry nawe akaragasoje ariko agaragaza ko nawe afite umwishingizi kuba baramutse bamurekuye bya bindi n'abandi bavuze ko atatoroka n'ibindi. asaba ko iminsi 30 ubushinjacyaha bwatanze yateshwa agaciro. bahita bafata umucamanza umumama w'umucamanza ahita avuga ati ubushinjacyaha muravuga iki ku bwiregure bw'aba bantu. ubundi aho niho habaye isho yarubiye. ariko ubwo hagati aho wibuke ko Kevin Kade yagaragaje ko umwana ari ikirara na Thierry yagaragaje ko umwana kuba yarariwe ari uko n'ubundi nta n'ahandi yari afiteho kurara ko n'umwana wari waratorotse nyina amaze igihe yaratorotse nyina. yabivuze mu rukiko ni umwana wari waratorotse nyina amaze igihe yaratorotse nyina ajya kuba kwa mukuru we. yatorotse nyina kubera ko nyina ngo yamubwiraga nabi ajya kuba kwa mukuru we i Kanombe nawe bari bamaze iminsi batabanye neza ari nayo mpamvu yahavuye atangira kujya ajya kurara ahantu hose. ati rero kumucumbikira nta kibazo njye mbibonamo kuko n'ikimenyimenyi ntimugaragazaho icyo gihe kindi aho yararaga hariwe. ese aho yararaga hose baramusambanyaga kavuyeho kera je. ubwo rero kari agatego bari bakubise umushinjacyaha. umushinjacyaha agiye kuvuga ku bwiregure bw'aba bantu yahereye kuri Davis avuga ati nama atakira ngo icyo cyo nta nubwo ngitindaho nabivuze kare kuba warahagurutse ukagenda ugasiga abantu muri saro yawe ni ikizibiti cy'uko ari umugambi mwari mwanogeje kuko ntaho wowe na Kevin Kade mugaragaza ibiganiro mwagiranye mbere y'uko uwo mwana w'umukobwa aza bigaragaza y'uko hari umugambi mubisha mwapangaga kandi ukaba icyitso cyawo kubera ko wahise utanga rugaru risohokera. ubwo Davis D hari kuri Kevin Kade wowe urumva kuba abantu baragiye bagasanga icyumba ariko ubwo ndagaruka ku mwavoka wa Kevin Kade ari byo nyenda nibuka. umwavoka Kevin Kade yavuze ati ibyumba by'abasore murabizi nawe bwana nawe madame mucamanza ibyumba by'abasore urazi ko byenda gusa ni inkweto hariya ni igikarito ku ruhande ni akantu k'agatiriwari kuba umuntu yabifomboza cyangwa yarateye agakude yicaye muri saro akakirebamo akaba yakivuga uko akibonye ibyo cyo nta gitangaza kirimo. ati rwose ibyumba by'abasore hafi ya byose murabizi byenda gusa. ubwo rero wa mushinjacyaha agaruka avuga ati icecekere ibimenyetso byose byarakusanyijwe dusanga tayari niko bimeze. hanyuma icyo kwitwaza ngo ibisubizo bya muganga byagaragaje yuko nta spamuzi ziri mu gitsina cye icyo mukireke kuko umwana yavuze ko mwakoresheje agakingirizo kandi ntaho mwagaragaje ko kacitse. bivuze ko umuganga atari kubona spamuzi kandi mwarakoresheje agakingirizo. ibyo byo mubyiteho. ntago kuba mwaramusambanyije mukoresheje agakingirizo bikuraho kuba batarabonyemo spamuzi. igisobanuro cyabyo ni uko mwakoresheje agakingirizo kandi ntaho mugaragaza ko kacitse. ewana yari afashe isosa yimenamo amazi kandi wibuka ko mu ibazwa ry'umukobwa yavuze ko bakuriye tiruwari bafata agakingirizo. umushinjacyaha bana Kade babonje bamukubisemo karugondi ihene kabi cyane urumva. umushinjacyaha avugaga akantu kamwe ahita nigendera ati reka mitenya no kuri Thierry wowe uravuga ko wagize neza rwose uri umugira neza n'umwavoka wawe mukavuga ko mukwiye no gushimirwa ko mwatabaye umwana w'umukobwa ngo amasaha kafi yageze ariko se madame la presidente nuko bavuga hari ahantu na hamwe Thierry yigeze ababwira ko yegereye inzego z'ibanze akazibwira ko hari umuvandimwe afashije wari uhuye n'isanganya akaba agiye kumucumbikira ko tubizi
iyo ucumbikiye umuntu utaba mu mudugudu uburyo ubigenza kujya kubyandikisha kwa mudugudu cyangwa se ukabimenyesha umwe mu bagize inzego z'ibanze hafi aho ukambwira uti hari umuntu wari uhuye n'ikibazo kimeze gutya ndamucumbikiye araye hano. Imana izandinde urukiko. Hari umuntu yabimenyesheje katazajemo zita mushinjacyaha rero nawe urumva mushinjacyaha baze kureba neza ati kuba nta Thierry namufunguye buriya kuba nta nibyo nakubwiraga nirindira umushinjacyaha araje abimenemo inciro. Kuba nta muntu wo mu nzego z'ibanze wamenyesheje izina rya mushinjacyaha oya ntago yarivuze. Kuba nta muntu wamenyesheje uw'inzego z'ibanze cyangwa se ngo ubwire polisi ko biremewe kugenda ukabwira umupolisi uti ukabwira komanda cyangwa ugahamagara polisi uwuzi ukamubwira uti wenda afande uzambere umugabo dore hari umuvandimwe kafi yarifatiye hano hafi y'iwanjye ndamucumbikiye byibuze inzego z'umutekano ze zizi ko uwo muntu araye iwawe nikiba ukibazwa arabona yagiye gucumbikira ariko ubwo nyine urumva inzira ubinyuzamo urumva akikavuga ko nako ntanayisubona abantu bubitse imitwe mu maguru bari bari mu rukiko. Akimara kuvuga iryo jambo aravuga ati rero hari abandi numvishe bavuga ngo umwana ni ikirara ariko ubwo asubirana ijambo introduction yakoze yavuze ati aba baburanyi nibo ba mbere beza mpuye nabo ndabashimira Imana yo mu ijuru yonyine bampera umugisha. Imana ibaha umugisha murakoze cyane. N'ubwa mbere kuba mwemera ko buri wese yemera ko umwana yageze iwe murakoze cyane. Ikindi cya kabiri kwa mwiburana ntaho muhakana ko n'umwana ari umumeneri nabyo murakoze cyane. Neza hari igihe baba batanabivuze gutyo ubu ntabwo ntagiye kwizera hari igihe urubanza rutavuze gutyo ukaba utangiye kuzigira akose urubanza waruvuze bigera hagati urumva ntangiye kwishima urumva ko abakoboyi kwa gatanu barekuwe ariko urusoje fo umuntu ukunteje Noridad ubundi hari amajwi nari mfite umuturage yampemukiye ariko ntacyo Noridad yarahari urusoje urumva ewana amaze kuvuga gutyo amaze gukubita ari umushinjacyaha avuga ati umucamanza aramubaza ati hanyuma ku busabe bwabo bw'ingwate n'iki ko barekuru. Umushinjacyaha abwira umucamanza amubwira ati madame la présidente nimujya kwiga ku iki cyemezo muzarebe ibintu bibiri aba bantu ntago ingwate barimo kuyitanga kubera ko byibuze bemera icyaha. Ni gute se umuntu ashobora kwemera gutanga ingwate n'iki kandi n'ubundi n'icyaha atacyemera? Turumva ko ari inzira ebyiri zihabanye mu bakubita 30 jours zabo tube dukusanya ibimenyero kubeshyaho bikize uwo mushinjacyaha ko numva yabizanyemo ibintu biri pasonayemo n'urugwabo ubundi umushinjacyaha ashobora kugushinja ugahita uvuga se umuvandimwe turaziranye basi hari ahandi hantu tuziranye baba bafite abantu babarinda nanaho ikintu gisekeje baba ari abajamana bariya bavuga ko n'abanyamategeko yavuze iyo kata ya kabiri ngo bari kuvuga ngo bafite ingwate hano bafite abishingizi nta n'imbabazi bari gusaba ni ukuvuga ngo ntago bemera icyaha rero ntushobora kuvuga ngo urukiko ngo ruze kwiga ku busabe bwawe kandi deje utanemera icyaha. Ushobora kuvuga uti wenda icyaha ndacyemera ariko mu mbabarire atari ko urumva ko ari inzira ebyiri yagiraga gutya turabona ko ari inzira ebyiri zibusanye urumva baburetse gato kiretse uno mwavoka uno mushinjacyaha bamuhindura. Umucamanza amaze kumva ibyo bintu byose ahita avuga ati urubanza rwaberaga aha rurapfundikiwe ruzasomwa rupfundikiriwe ku mushinjacyaha nta nubwo mwavoka baburetse ndacyakomeza ruzasomwa kuwa 5 saa 8 gutyo ewana Irene yararegeye guhita asubiza umushinjacyaha. Irene turi ko madame la présidente kubera ko ubushinjacyaha bwo bwahawe ijambo mbere nitwe twagomba gusoza umucamanza amubwira ati we keb iyo navuze ba ceceka ngaho ewana Irene yayisabika aravuga ati maître Irene aravuga ati ubwo nta kundi ubwo nyine tuzarebe imyanzuro yanyu ati sawa madame la présidente barabajabutse bose arabajabuka aravuga ati twikomereze n'izindi manza. Umushinjacyaha yasohokeye muri uyu muryango
bugenda naciringa n'abavoka nta nubwo ahita asohoka kubera ko imanza nyinshi zari zirimo aho nize abafite izina arangiza n'umwe ahita afata fayira yizinga n'utuntu tw'udukomanteri yatwanditse akubita munsi azamura urumva ahita avuga ati muhamagara undi bahita bazana undi urumva gutyo arangije Maître René wanakubwiye ko ari kuburanira Davis wenyine yahise abafata uwa batatu ababwira ati papa Davis yari ahari bagenzi Bernard yari ahari abavandimwe ba Kevin Kade bari bahari Thierry nabonye mushiki we hariya yari ahari n'abavandimwe bandi yahise ababwira ati mwese hanze abicaza muri sare Maître Irene yabaganirije nk'iminota tarara abwira umwe amubwira ati we tuzongera kujya uvuga ibintu bya usurubuni hariya nyine ubona ari kubigisha utuntu ababwira ati biramutse bikomeje mugomba kwitwara gutya bimeze gutya ugomba kwitwara gutya so urubanza rurapfundikirwa ubu ku wa gatanu umucamanza ari kurusoma ariko mu makuru navanye hariya nk'ijisho ry'umunyamakuru aba bana bafite amahirwe ngiye kuyakubwira mu rubanza rwa Viole kiriya gihe ntabwo azabavuga mu rubanza rwa Viole umuntu w'umunyamategeko wampaye ubwino mu rubanza rwa Viole urukiko rugendera ku bisubizo bya muganga setu niba ibisubizo bya muganga bivuga ko tayari hariya umwana yari asanzwe ari umugore hariya rwose uhita witahira ariko agobekamo akantu avuga ati ariko uko waburanye nabyo bishobora kugira puissance ku bisubizo bya muganga so kugeza bajya bayijurira bahita urayijurira ariko ubujurire bwawe kujya bazongeye kububuranisha ubu bamaze kumanuka imageragere bari abahungu nabonye bafite utuntu tw'udupenke n'imisatsi ikaraze tayari iyo ugikinjira amageragere bahita bazana umukwaferi ntabwo bikiri urwembe arakogosha ubundi kugira ngo ubujurire bugerweho biterwa n'imbaraga n'izindi bikata zikoreshwa ntubura amezi abiri uteramo ariko se ku isi ubaha 30 ijuru kandi urubanza rutaracibwa si wowe uvuze ibintu hano by'urubanza si wowe uvuze ibintu by'umushinjacyaha si wowe uvuze ibintu byo kureba nese se nkubwiye ko biraguye wabivuze ugera hagati icyizere kiraza Davis yireguye ndavuga ati turatashye ugera kuri Kevin Kadava ati asante turatashye na Thierry wowe ubwo numvaga ugiye gusohoka mbere kandi ubushize ariwe nashinjaga ugeze kuri uyu mushinjacyaha sinzi izina rye sinzi uko yitwa narwaye ubundi gususura nguko rero nuko nguko umunsi wanjye wiriwe nabi niriwe mw'ibyo bintu abavandimwe ubushize uribuka ko bari bafite amashagaga bavuga bati nta banyamakuru dukeneye ibintu byo gufotora ntabyo nkeneye uyu munsi bari bacirinze turi abajama babona banafite n'akamorare kenshi wabonaga ko ari abantu bakira ibintu byose ku rundi ruhande ibyumweru ni 2 ni 3 kereka Kade niwe ugiye kuzuza 3 ni hafi 3 ku rundi ruhande uyu munsi nabonye isura itandukanye n'iyo ubushize wabonaga abo ku ruhande rw'ababuranyi aba bafunze bifuza cyane ko itangazamakuru rikavaringa urubanza rwabo kuruta uko byari bimeze ubushize kuko ubushize uribuka ko nakubwiye ko ababuranyi batifuzaga ko itangazamakuru ribimenye ku iyi nshuro bari bari tayari rwose kukubwira bati kotana ntibakubuze kwinjira turashaka ko ibi bintu bijya hanze twarangije urubanza reka nivugire ibyo nshaka utampururiza ariko ndakuzi mbabwire nkurikije amarangamutima y'umuntu sibyo uko bisobanuye ntaragera ku by'umushinjacyaha ndumva barabasora ari abere uko bisobanuye ndumva ari abere nshingiye n'ibimenyetso bagiye nabo bigaragariza ku giti cyanjye ndumva ari abere ariko hari akantu nshaka kwibaza sometimes tujya tubona imiryango itegamiye kuri leta akenshi igifasha abakobwa bahuye n'ibibazo nk'ibi bya Viole kubavugira abasore bo bisanze muri kesi nk'izi zishobora kuba wenda ari iz'ubugambanyi cyangwa se kubabeshyera iyo miryango ntibaho
kutagihaguruka ngo bavuge ntabwo igaragara nyine kuko uriya musore Kevin Kadari ikintu yavuze atuye umukobwa mama we na nyirarume bashobora kungambanira sibyo kandi ayongeraho ati nyirarume niwe ubwe waje kumfata urumva nanjye hari umwana wa sister wanjye uburyo nabyitwaramo n'amarangamutima n'iki hari n'amakuru namenye ko hakuye mwafande nibasanga ari abere hari n'amakuru namenye ko Kevin Kade yashatse n'ubundi kuburana yanga we na Davis D bashatse kuburana bavuga ko bafunzwe mu buryo budakurikije amategeko donc babanze babera released bitaba urukiko bundi bushya so bakagaragaza ko bafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko abahanga mu by'amategeko barabegera baravuga ati mwabana mwe muzaba mugiye kwitinza muri brigade muburana kandi mwakabaye muburana byoroshye ikiza muburana urubanza ruve mu nzira andi makuru namenye nagiye menya Davis D burya yari abizi kuri uyu munsi azafatwa yari yabimenye deja ahagana mu masaa 9 z'amanywa hari umuntu wahamagaye bamwe mu nshuti ze za hafi haravuga ati muri case ya Kevin Kade ko Kevin Kade bari bamenye icyo azira cyane ko hashize iminsi 2 wabo nta numwe uzi icyo Kevin Kade ari kuzira muri case ya Kevin Kade nawe urimo kandi wamaze kuba wanted umuntu wandani icyo gihe Davis dahamagara umwe mu nshuti ze za hafi hari hafi saa 9 saa 10 ngati ncomoko iyo yibeshye gakora iryo aravuga ati Shisheni undi subire Dubai oya ashaka kwikoza ahantu mu ntara akabanza akanywa kaca ndaramubwira ati pumuzika petit humura nta kizaba cyada unarebye yatumye nsubira inyuma andebesha yarayivuye ari sudi unarebye iri yarayivuye ari sudi Davis yari yiteguye nk'umuntu uri butabwe muri yombi isaha yari yo yose ariko bamugwaho byarahindutse mu maso sinzi indwara na mbere nge kare ntago nigeze mbyitegereza kare umuntu yabinsobanurira arambwira ati niba uzi Davis D ntago hano ari Davis D wari uri kuvuga wabonaga ari Davis D ufite icyoba muri we donc ufite ikintu yiteguye utamenye yego atari kwirekura ikindi cya kabiri wabonaga ari Davis D witeguye gufatwa nk'icyamamare ahubwo ikintu naje kureyariza ikindi kintu naje kureyariza byageze saa 1 Davis daravuga tokesha kuva zigeze batamfashe buriya na hejo tu ariko asigarana kakanu kavuga ngo nta wamenye bashobora kungwaho wabona baje iki cyo yarakigifite ariko akizere gake mwamubonanaga nuko Davis disamo yazari zarenze abana nta uje kumufata aravuga ati ubu byarenze na hejo tu umuntu aguteza story namba barira Davis yaravuze ngo acishe iteka nanjye nagutije gato wanabikoze urumva ntago naba afite ubwoba bwo kumva ngo umuntu araza kumfata for what naba nakoze iki ahubwo umva mubwiremo ariko cyatuvuga ngo showbiz yacu irakennye abanyamakuru ba showbiz izi nkuru mwandika kuri wa Davis D okay hari inkuru zimwe mubandikaho ariko hari inkuru mutarakora ntago murakora inkuru ko ari abahanzi bakomeye Davis D n'umuhanzi ukomeye Kevin Kade n'umuhanzi ukomeye kuba bafunzwe aka kanya bafungiwe cyaha cya viole hari indi nkuru nyeneye urashaka nkubwire ngiye nkeneye se ngiye nkeneye inkuru uza kumpa iminota 3 yo kwihera ubutumwa umuntu hari ahantu impamvu bye ngo hari inkuru nkeneye ntago nkeneye kumva inkuru y'uburyo dosiye yabimeze y'ibyemezo bya muganga urumva nkeneye inkuru yuko mugenda mugakomanga kuri imwe mu miryango itandukanye bakagira icyo batubwira kuri ibi bintu sibyo akenshi bagendeye ku mvugo z'aba basore n'uburyo biregura mu bugenzacyaha ni ukuvuga ngo icyaha ugomba kugikurikiranwaho ndabyemera paka igihe koko urukiko ariko rukugize umwere ariko meanwhile
hari abantu baba bari inyuma y'ibintu nk'ibyo. Uyu ni umusitari, ntabwo agomba kuba dosiye yakurikiranwa nk'umuntu imbere mu rukiko arakurikiranwa nk'undi wese, ariko ndi kuvuga hanze y'urukiko. Inkuru twe twakamenye n'ubu ngubu hari ibintu rigama muvuga mama uwo mukobwa ndetse na nyirarume, nta muntu n'umwe ndumva yagize ikintu avuga kuri ino dosiye. Bo bari hanze barafunzwe. Nimba kakaya twamaze kumenya ko mu bugenzacyaha aba bana batemeranya na bari abantu babashinja. Showbiz yacu namwe ni mukuru munokinge kwanza kwa arya mukobwa yitwa Sharon ntabwo afungiranye wabo mu nzu, shano kuba n'ubwo akiri kurya amasho. Umushaka ariko ubundi mushyire hanze atazagera n'undi muntu agwisha mu ikosa. Ntabwo wemerewe ku expose umwana utarageza imyaka y'ubukure kandi uri mu nkiko. Reka nkubwire, abenshi mwabo bantu wanabegera Kenzman, ariko igisubizo uzabona ku nkuru iri mu rukiko, umuntu wese ubwiye uti nkeneye kuyivuga ahita avuga ati njye sindi buvuge ku kintu kikiri mu rukiko, reka ubutabera bukora akazi kabo. Nicyo gisubiza ngo ahubwo dore noneho njye dore njye nkwihere ubutumwa nagusabye iminota 3 ayifate haracyari iminota yonyine ntago nyirenze. Korana nababaye byose ari ndashaka ko aka kantu k'ubushyuhe kagabanuka mvuge meze neza. Byose ni ntago biraba ndashaka ko kagabanuka numve bimeze neza, mvuge meze fresh. Hari umuntu nshaka guha ubutumwa bwuzuye, nta byo guca ku ruhande, nta byo gupekekeya, nta cyari urwego nshaka kwihera ubutumwa. Kandi iyo ugiye baravuga ngo iyo ugiye gutema igiti uhera mu mizi. Banyakubahwa rwose muhagarariye inzego z'abahanzi, ibe Rwanda Music Federation, ibe Rwanda Art Council, urumva, ibe Rarike, urumva, ibe izi nzego zose zifite aho zihuriye n'ubuhanzi. Ntago muri kubanira aba bahanzi. Kenzman, mfite ikarita ya RMC hano. Uyu munsi ntawe muri yombi, naba nakoze amakosa naba ntayakoze. Uwo munsi ntago nshaka kuryama nta muntu wo muri RMC uje kundeba. Ndagwengero hari bagenzi bacu bagenda yafunzwe yaba yakoze ikosa yaba atarikoze. RMC ni inshingano kujya kureba dosiye y'uwo muntu imeze gute for the first day, bakanakora suivi bakamenya uwo muntu bimeze bite. Niba ari icyaha yakoze agikurikira agihanirwe, urumva, niba arengana arekurwe. Rimwe na rimwe bakaguha na assistance y'amategeko, bakaba bashobora kukwishyura umunyamategeko. Banyakubahwa batuyisenge Ferdinand uhagarariye Rwanda Art Council, nta rugero muri gutanga mu bahanzi. Ndaza no kongeraho ko na ya Elisayo ejo bundi hari ibintu nshaka ko tuzagarukaho ngo igiye gutanga icyiciro cya 2 cy'amafaranga. Namwe ubwanyu mukwiye gupushinga ko abahanzi mufitiye amafaranga n'abangabo. Jay Polly ni umuhanzi wagize uruhare runini mu ishingwa ry'iyi forum yanyu federasiyo, ari muri promotion ya mbere yari irimo. Kubera iki mudashobora kubaha aba bahanzi bahuye n'ibizazane? Kuki nta assistant? Ikibabaje nta muntu n'umwe uyobora federasiyo y'abahanzi cyangwa se Rwanda Art Council uragera no kuri brigade aho aba bahungu bafungiye. Kenzman, twabivuze hano kuva bafatwa, twavuze aho bafungiye. Nta muntu n'umwe ufite ahuriye n'umuziki urabegera ngo babwire ati mwihangane turahari. Nta support y'abahanzi. Wari murambwira ngo abanyamakuru ngo bajya gucukumbura Daburu nabo ubwabo urabizi aka kanya fata social media z'aba bahanzi bakomeye. Ese reka tubarebo berega nabo bashobora ku influencing ubutabera. Nase ntujya ubona abantu bapostinga ngo free kanaka warambujije uribuka bivuga uburyo ariko ujya ubibona bibaho. Ndabizi biriya bintu ugakoresha iryo jambo ngo free basi ugatanga igitekerezo cyawe. Nibyo buri wese ku giti cye hari abagiye babikora barimo ba MC Tino n'abandi, ariko ntago ari initiative ya federasiyo. Nibyo bya free byihorere. Nta na rimwe murajya gusura aba bahungu ngo munamenye ngo ikibazo ni iki. Kandi ndibuka ko wambwiye ko ubisabye byakwemera kuri brigade. Even naka kanya tugiyeyo twebwe njyewe nawe ku makarita yacu y'akazi tugasaba kuvugana n'uhagarariye irondo rya Ninjodo kuri polisi uhagarariye post
tugahura tukamusobanura ko dukeneye kuvugana n'aba bahungu kubera ko ejo ibyo turi buvugane wenda tubikeneye mu kiganiro mu nyungu runaka none aha n'iri joro bamuguha aba ari heza n'aba ari mabuso so kumurekura akaza yambaye amapingu ukicara hariya nawe ukicara hano mukaganira bimeze bite mukajya ibyo noneho nkanswe urwego ruzwi na leta ndina nkubwire ko uyu nguyu Kevin Kade kujya gusharinga n'umuroya na Thierry ni shame Thierry ntabwo mbizi ni wasanga uriya ari umwavoka rega wa Thierry Kevin Kade yavuze ati reka dusharinge muvande jewe uriya n'umuntu ugeze kunkubita amakuru sineze kubwira ngo papa wa Kevin Kade ngo ni umwe mu bantu bazi itegeko bya tari cyase akaba ari wa Kevin Kade Thierry akaba yarajoyininze byose birashoboka ariko wambwiye yuko Maître yarari kuri Davis gusa Davis yari afite babiri ariko abandi basharinga umwe Davis ni papa we wikozemo narabikubwiye nkubwira kabine yagiyemo aravuga ati hano mucamboye munyereke number 1 hano nje ndamwishyura Bruce Melody aramubwira ati ariko ni wafata umwavoka nje ngiye kukurekomanda umwavoka urenze uzi kuburana abwira Papa David avuga ati fata Irene ndetse amakuru mfite Irene ntago yabahenze Irene kubera ko ari recommandation ya Bruce Melody aramubwira ati genda umfashiriza umuvandimwe Irene yabaciye amafaranga make aringaniye niba na Bruce Melody hari reaction yagize basi urumva hari n'abandi bantu barimo kujye ariko nk'inzego njye nta muhanzi ndi bukundane zino nzego nicyo zibereyeho uyu munsi RMC urugaga na union yabo byose ntago nzi nuko byitwa se cyane kubimenya wageze no muri ministeri wavuze ministeri icyo nyisaba ni kimwe yo ntago biyireba Larike ntago biyireba kubera ko ari yireberera ubuhanzi uyu munsi umuco nyarwanda uri kuzamo ico niba ibi byaha biri gushinjwa umuziki hari abantu bahita bavuga ati abanyamuziki n'ibirara barananiranye tuvuye mu rumogi ubu twagiye muri viole urumva oya hirya hari umuntu uvuga uti hari umuntu uhita uvuga uti hirya igasaba n'urumogi Nyarugenge ni viole igasaba n'urumogi agahita avuga ati ibyo bintu by'imiziki mu binkura imbere uyu muziki ariko Larike ni inshingano zanyu guhamagara izi nzego mukabwa mutari kuki ntacyo muri gufasha bari abahungu ntabwo twifuza ko ntabwo mwifuza ko mubafasha mu buryo bwo kwiba cyangwa se influencing ubutabera mu bundi buryo byibuze muha assistance morale assistance y'ubushobozi mubabe hafi biyumve mu izo ngaga zanyu ariko attention ese ibya ikibazo si kirigata naguhaye urugero rw'indi association RMC uyu munsi umunyamakuru utari muri RMC iyo afashwe RMC iramukurikira none iyo kuri gereza bavuze ati uno munsi no gusura abanyarwanda ntibajya gusura amafamiye n'abantu babo kandi baba bashinjwa ibyaha binabahama bakoze barishe abandi bakoze ibindi barimo barafunzwe agasafuriya ukagenda n'uwanjye ukagenda ukamushyira ikijumba akakimira komeza arakanda uvuge ariko ejo Davis dubazarekurwa hejuru ya miliyoni zirenga 5 namenye zimaze kugenda mu rubanza witonda abavoka barahenze umwavoka arakuburanira guhera muri ntuza mu bushinjacyaha agahita akubwira ati ayo twavuganye ashizemo ntago nkomeza uranyongera hejuru ya miliyoni 5 zimaze kugendera aha nyamara mwashobora ino federation ifite umuroya ubundi urobrije gukora izi manza ntago wamubahaye ngo bamwange ako ejo uzagenda n'umunwa n'amakontra ngo indirimbo zanyu ngo dushaka kuzibishyuriza nkani niki kintu uzaba ujyanye ku meza Jay Polly amakuru mfite uyu munsi ari gusiragura ingabuza umuroya wenda hejuru y'amafuti ye ariko mwe muri kumufasha iki ariko ejo Elisa izaba yateye hejuru ibikapu iri kurwana na Kenisi ngo irashaka yuko ngo amateleviziyo yishyuriza Jay Polly yagutumye mwere ku rukundo nawe azakwereka urundi niba ntarwo mwere uyu munsi umuntu ushaka kwigarurira umuziki wa Jay Polly yagenda akamushyigikira uyu munsi umuntu ushaka kwigarurira urukundo rwa Davis D yamushyigikira inshuti uyibona mu byago ntabwo inshuti uzayibona ari uko wejeje muri kwirukanka inyuma ya Bruce Melody ya The Ben yabande bano bari hiti ariko nabiyo bahuye nibiba Meddy yarafunzwe hiti irashira Meddy yarafunzwe ari hiti uzabaze Meddy ni bangaye bamugezeho Bruce Melody yafunzwe 5 days ni bangaye bamugezeho
ariko uyu munsi uri kubirukanka inyuma n'ibipapuro ngo dusinyire ngo tuzakwishyuriza nkande. Niba utashobora kugarida izina ry'abo bahanzi ushinzwe, uyu munsi nta nubwo abo bahanzi bakabaye barimo hari amakosa menshi arimo gukorwa kubera ko nta yindi coverage bafite, nta wundi muntu urimo kubakavaringa inyuma. Ariko reka mubwire, wamaze gutanga ubutumwa bwawe? Navuga kugeza ejo izi nzego zikeneye amahugurwa. Sinzi n'umuntu wabatoye, sinzi nuko byagenze. Ano masambure mwirirwa mukora, mushyira hariya pembeni ibintu abantu baze. Ntago federasiyo y'abanyamuziki ijyamo abanyamuziki abahanzi gusa, ntago federasiyo ya football Ferwafa ntago ibamo abakinnyi, ntago Ferwafa ari y'abakinnyi. N'umunyamakuru ashobora kuza akiyamamaza, n'umucuruzi ashobora kuza akiyamamariza kuyobora Ferwafa, apfa ko afite ibyo abiziho. Ntago numva impamvu federasiyo y'umuziki mwagiye mukayiniga ngo ni ibintu ni nayo mpamvu ibi bintu nakazu kamwe uzajya kubona ubona federasiyo hari igitekerezo kije bahita bakiryamaho kubera ko giturutse ku muntu uri muri komite. Nyine Imana ishimwe we niyo federasiyo urayemera kwibaho. Federasiyo ndayemera kwibaho, ariko hariho izina nta kintu kiriho. Wowe urayemera kwibaho. Na ati kanso ni institution ikwiye kubiriho. Ejo bundi ndashaka kuguha urugero. Ahubwo dushinge federasiyo. Twari turi twanayishinga. Tugene muri RGB aduhe ibyangombwa. Oya turajya kubwira Dani Vumbi aduhe yayindi. Mobilisation ya Dani Vumbi hari umuntu waje aramushinja hano kuri mikro ati yatugezeho muri covid ari mwibarura. Dani ibyo yakoze naje kuperereza. Karakazi. Dani ibyo yakoze yarabikoze atanga na raporo. Arafera ushaka kumwaruramo zikabanini. Oya biretse. Icyo nshaka kukubwira. Uno munsi wambwa ibintu bikanganye. Ikintu nshaka kuvuga. Mutubwire iyi federasiyo ni art council ko manda na myaka inga. Nge ndashaka reka mbikubwiza ukuri. Tuyisenge niyamamaza nanjye nziyamamaza. Yiyamamaza kuyobora iki? Iriya federasiyo itabaho. Niba itabaho rero dukore kudeta. Hari kudeta sura yikorera igira igitabaho. Ahubwo ashinga ikintu. Icyo nshaka oya ntago ngishinga ko kirahari giha bafite ubuzima gatozi. Ikintu kiriho ni igikora, ni gifite ibintu gikora. Dukeneye ko ahubwo abo bantu babaho ubuzima gatozi. Kuki badasubira inyuma ngo barebe n'ibikorwa byabo? Ubunza byema ariko gushinga. Reka ngurundi rugero. Reka ngurundi rugero. Kirava ko ari ikintu kwivugira. Elisayo bivuga ko yashinzwe na association y'abahanzi mu 2010. Niyo yishinze. Ni ku itegeko rivuga genda usome ya raporo ni yana rinzi ku itegeko rya leta ryo ryashyizeho Elisayo. Itegeko ryashyizeho icyo kintu kirengera ubunani ibyo umutungo kamere mu by'ubwenge. Oya nje nzi ko ari itegeko rya leta ryashyizeho. Hato itegeko rirengera umutungo kamere mu by'ubwenge. Hato itegeko ahubwo rishyiraho. Never. Itegeko ryari rihari. Iryo tegeko ryashyiragaho iryo tegeko banza wumve. Umutungo kamere umutungo mu by'ubwenge byo ni umutungo wa ruhari. Iryo tegeko banza wumve ikintu ryagombaga gukora. Ryagombaga gushyiraho organisation cyase ikintu cyerekana ko icyo kintu cyo kizahagararira abahanzi mu gukurikirana iyo nyungu. Yes. Icyo kintu rero abagishyizeho bitwa association y'abahanzi. Ariko attention 2010 nta association y'abahanzi yari iri hano. Ese iyo statut umuntu yayikora iyi association y'ubundi irahari sinyifite se iyo statut. Draft yabo ndayifite. Wewe nshaka statut amategeko bagenderaho. Oya yonga ireme komite igizwe nande inteko rusange iterana ryari iteranwa na bande ni bande bafata imyanzuro y'abanyamuryango. Komite ni Crema na JP na hari ubutumwa nashaka kwitangira. Wibanze ku association n'abandi bantu koko nibyo birakwiye, hari icyo bagakoze. Nge ndi umuntu ngira amarangamutima nkuko n'undi wese yayagira. Nta rukundo ruri muri no showbiz cyane cyane mu bahanzi n'abandi bafite aho bahuriye n'uno muziki. Guhera ku banyamakuru, abahanzi n'abandi bose bafite aho bahuriye n'uno muziki, hari urukundo rumwe rwa rukenerwa cyane cyane kuri aba basore bisanga bafunzwe. Akenshi urwo rukundo nirwo rwongera kubaha imbaraga iyo bagarutse kugira ngo ngere bakore banisange muri society. Uri kwima umuntu urukundo ejo nawe uzakenera kubona. Ahantu Davis ari na Kevin Kade na ahantu babinjiye ari abahanzi ari ibyamamare byabizi ku mateleviziyo n'amaradiyo basanzemo rubanda rusanzwe rufungiye ibyaha runaka bemera n'ibyo batemera nkuko nabo hari ibyo ubushinjacyaha buri kubakurikiranaho bazagirwa bere cyane bagirwa bere. Ikibazo cyane ni ikirere. Uwo muntu ntabwo yakabaza ibyumweru bibiri atarabona wa muntu bari basanzwe bahuriye ku kintu kimwe umwe ahaca.
ati umeze ute bimeze bite muvandi bimeze bite nkuko muri dosiye Kevin Kade yavuze ati muramu nimba ari umusaza wa mama mwana bakoresha ni nyirarume uriya mukobwa ari umwe mu bantu bakomeye wanaje kumfata natwe mu bahanzi n'abantu muri showbiz dufite izindi nshuti zanagufasha ukagera kuri Kevin Kade nimba bemera iminota 5 wo kwemererwa 10 izo nshuti zirahari sibyo aba basore kuba batari kubona urwo rukundo ngo ruba motive ese ejo icyaha kibafasha azakatirwa 25 uzamusura ageze mageragere nyine hari ikintu nshaka kuvuga ndaguhaye iminota yawe uvuge sibyo ndashaka kukunganira nyine hari ikintu nshaka kuvuga mu kanya gato turi kuri no dossier Emmy asoje avuga ngo Jay Polly ufite amakuru yuko ashaka kuba ari gusiragoringa yabuze umwavu kumuburanira ni uruhe rwego rw'umuziki dushaka kugeraho mu gihe twumva ngo abakapo ngo mutunze amabenzi ngo muri kumanuka buri muhanzi wagize akantu yaguze imodoka abaproducer bakerema hariya muri abakapo bande bose Jay Polly umwavoka wamuhenda sinzi ko yarenga miliyoni nago muri umuntu wa Jay Polly cyangwa muvandimwe wa Jay Polly ari buze ngo ahurize abo bantu hamwe ariko wowe DJ Pius tuzi ukunda kwirukanka mu bikorwa by'abantu wowe Krema ushobora gufata abantu batatu muri no industry bagahita babona Jay Polly umwavoka nko kugira gutya mwisagonda nuruhe rukundo mushaka niyo yaba atamubuze nuruhe rukundo mushaka nta wanga inyongera niyo yaba atamubuze nta wanga inyongera ariko attention uriya no musore w'Ibugande radio yarapfuye apfira Ibugande bikorera amamiliyoni bajyana Ibugande bayakuye hano mu Rwanda bayasaruje mu bantu ariko uyu munsi ntawe nifuriza gupfa hagize ugire ibyago akitaba Imana ayo mafaranga mwanga kwishyurira umuroya mwayamushyira hariya Rusororo tukiri kuri utwo tuntu nk'utwe twagiye duca mu buzima bw'abantu muri showbiz hari umukobwa wakoraga kuri Flash bitaga Da Black yigeze gukora accident mbona poste zicicikana nawe baramushakira amafaranga ni umukobwa wagiye mu video y'abahanzi benshi cyane harimo n'uwo Kevin Kade urumva ni umukobwa wa hostinze abahanzi batandukanye abakora promo ku rwego rwo hejuru oya mu ijambo rimwe narindi kumwe reka niyemeze ubundi isi showbiz iyi ni nyamwigendaho showbiz reka niyemeze kuvuga umuntu nubwo atantumye Bernard Bagenzi imyaka bigibuzemo icyamaze mu showbiz irenga 17 imike ko yaranaririmbye buriya afitanye indirimbo nyinshi na Riderman yagize gute Bernard ubwe kare twaganira yambwiye atumva mubwira ukuri ntago bari royo no kujya umuntu amenya ibye wagira imana bukira bugacya akwagira umwaka ibyawe byakubwira nyine ukamenya ibyawe Viwa Davis yaramamagaye ati Kenzima habe no kuma Pole isoni ziranyica numva ikimwaro kiranyishe koko nibwo bagifungwa ndavuga se wamugana sinarebye umuhungu sineze ku rukiko zinahamage Bernard paka umusaza Emmy numvishe ari ikimwaro attention uyu musaza mwatereranye Jay Polly ubushize aburana rwa rubanza rw'umugore we yagizemo uruhare rwa 80% ntacyo apfana na Jay Polly si Jay Polly wenyine sinzi undi muntu no musaza amaze gufasha abahanzi benshi cyane bisanga muri case nk'izi zo gufungwa cyangwa kwisanga mu madega akanashora Papa Davis D ubuse ni yihe sura mu muhaye izatuma ejo undi muntu runaka nagira ikibazo abanyamakuru ba showbiz yishyuriye inzu azicara asoma urutonde genda bizi nagira ikiganiro kirambuye Kenzima abanyamakuru nishyuriye inzu kuko twabaye inshuti bafashe umuhungu wanjye umuntu akamamagara ati muze byanze yerega yigeze kuba umuyobozi w'iyahoze ari Remigo TV niwe wayishinze yahaye abantu benshi akazi akubwira abo yazamuye kandi bafite amazina uyu munsi akomeye njye ntago ari icyo ndeba gusa ntago ari kubashakaho amafaranga babyumve neza byibuze mumwereke urukundo musure umuhungu we iyi nkuru yawe yari kuba imeze gute iyo ugera ku rukiko ugasanga abahanzi 3-4 ntago titire yari kubiriya titire yari kubivuga iti igihiriri cy'abahanzi baje gushyigikira Davis uri kumva erega Davis nawe hafungiye no makuru amugeraho baramubwiye arasohoka karananganya amaso akabona nta muhanzi urimo akabona nta muntu waje kumureba ejo zamuhamagara ngo mfite ronje mani ngo ni iminota 15 n'uturimbo dutatu tunga ugahita wigendera ngo supporting mani so kakana ashaka kuvuga kugira ngo twakire amatelefoni bari kinenzaho ni iki
muri business tujye muri terms ya business kugira mbere ku buryo nimutererana abasore bizabagiraho ingaruka nimba ari byo mwifuza mubigezeho nimba mwifuza ko musigara ku isoko mwenyine mugaragara mubigezeho uribuka igihe Bushara afungwa yafunzwe yarari mu bihe bya hit cyane hari abantu bandi gukorana nabo barimo barategura igitaramo mu gihe twe turimo turapanga playlist cyangwa turi gupanga abahanzi dushaka gushaka bagatarama muri icyo gitaramo twageze kuri Bushara nk'umwe muhanzi n'undi bari bafunzwe ari hit aza gufungurwa umwe mu bayobozi b'icyo kigo yahise ahaguruka arambwira ati Kenzman please sinshaka kwiyasosiya unyumve neza Emi sinshaka kwiyasosiya sinshaka ibikorwa byanjye bya business by'ubucuruzi ko byiyasosiya n'umuntu uri kuregura umogi sinshaka kuhagarara kuri stage ya business zanjye ku mafaranga yanjye namwishyuye ari umuntu wiyasosiye n'urumogi leta yaramushyize mu rukiko kubera iyo case ibyo bintu hari ukuntu mbikuriye muri mind ndabyibuka ko byabaye bigatuma icyo gihe Bushara adatumirwa muri ibyo bitaramo mpita nibuka Bubu yaranze gushyira kuri stage umuntu bita Pifla kubera icyo kintu ati sinshobora kwiyasosiya n'uno musore ndibuka yaranze gushyira umuntu bita Green P n'abanyamakuru barabishyigikira guma gumirinda igera kuri season ya 8 Green P ataragaragaraho oya uri kujya kure ubwo ndikubwiye uribuka igihe bavuga ko Bruce Melody yatenda kaka n'umwana hari ibiraka yari afite nuko atabikubwira hari tuwo yari afite irimo amamiliyoni n'amamiliyoni kandi ni kera Bruce Melody akiri muto abantu banga kwiyasosiya n'ibyo bintu ariko hari izindi ngufu zishaka gutuma biyasosiya nabo bakavuga turiya mwana arashyigikiwe reba bagenzi be ashobora no kubarengana reba kuko twebwe abari muri izo business bamenye izo kesi bazikuye mu bitangazamakuru bamenye izo kesi bazibonye ku mateleviziyo aka kanya uri buze gukora ino nkuru ya Davis D w'umunyamakuru kuri televiziyo cyangwa ibindi binyamakuru aragendera ku byo yabonye muraza kubisoma agiye no kumwicira ahubwo mu nkuru agiye kwandika agiye kumwicira amagambo araza kuvuga noneho wa muntu ufite business wagahayikira ka Davis D aragendera kuki itangazamakuru ntiribanga Moshe Kenzman nibyo bambwiraga ntiribanga niryo ryavuga ko Bushara yishwe n'urumogi bamufatanye rero wowe wizana stage yacu ngo ugiye gushyira ngo ni Kinya Trap ngo uri gupromotinga Kinya Trap no we ntago azakora mukuremo umushyize ku ruhande Davis D ashobora gusohoka na Kevin Kade tugize amahirwe imyanzuro ya leta igatangira kwemera bimwe mu bikorwa by'umuziki ko biba izaba ari igihe cyiza cyo kuba bajya ku isoko nabo bagashaka ibiraka ninde urabaha akazi ninde uri asosiya n'umwana uri gushinjwa viole anyway minota dusigaranye yo kwakira telefone irageze icyo nababwira cyo aka kanya mu maso ya Papa Davis D mu maso ya bagenzi Bernard hari abahanzi bake n'ubundi basanzwe ari inshuti zabo n'itangazamakuru ngaba abantu babanye neza n'uyu muryango wa Davis D na Kevin Kade ku rundi ruhande ngaba abantu batiteguye kongera kumva bazana ibintu byamva hena njya hehe izo federasiyo zanyu n'amaproje yanyu adashinga yo gufashwa ibyo mubimenye anyway Kenzman twakire telefone twitahire saa 3 ndabona zibura iminota mikeya nibyo uyu munsi nuko jarira idari na konji nta hantu umuntu wenda azajya akazirirwa mu munsi ariko nari buzirirwe nabi nakubeshye nje nawiriwe allo yewe Kenzman we salama namsana ku Rwanda ba sawa ku Rwanda bimeze biti bimeze sawa none se ibintu bitoroshye gusa uko bibona ese abahanzi n'abafite groupe bagenderamo kuko umuntu azajya bahura ari uko ari guseka wa mugane wawe nababara cyangwa nta muntu uhageze kweri ni ibintu bitumvikana gusa nabo nibikubita agashiba rero ukuntu bigenda kandi urumva ko n'uwo musaza naba aragiye afasha abantu benshi ariko se bo ninde uri kumufasha ninde umuri ubundi bavuga umva grand frère naguciye mu ijambo umunyarwanda yaravuze ngo inshuti yawe uyibona mu byago yes ni nanjye niba mvuga tugura n'abantu nuko turi guseka gusa hanyuma umuntu mubure umva aka kantu hanyuma bakavuga yuko inshuti nyanshuti arakumva okay sawa komeza ndaje nkavuga
ikindi cya kabiri rero abo bantu baba bafite ahantu bahurira n'umuziki wabo batisengera ndi kumva muvuga baba bagize nabo bakagombye kwerekana uruhare rw'abahanzi ni ibintu byabaringa ibyo bintu ibyo bintu simbyemera bya batuyisenge igihe cyose byabayeho ni ibintu byo kuza bakisobanura bakavuga imishinga bakisobanura it's too much ntibikubita agake gusa ariko nanone leta y'u Rwanda nanone yacu natwe inagera niba umukobwa yari asanzwe mugana anakora n'ibyo bintu niba umuntu oya aho hareke aho naho urukiko tuharekera urukiko sibyo nabo barashishoza muharekeraho ibyacu twe tugomba gukora naho ngaho gusa ntibashyigikire kandi bagire ukwihangana gusa njye mbahaye pole ntibyoroshye mu bigaragara nyine biba bigaragara ko iyi si ari nyamwigendaho ari wese mugane wawe nyine bakajya amenya ibyo nta kundi urakoze cyane yewe wanjye nifashe amapfubiko wumiwe ako kenzi mani yanjye ku gitekerezo cyane numva mfite nuko abo bantu bakwitonda kuko abantu njye ntusarimo akarengane yongeye n'ubwo ndibuka kese igeze kuba kuri Anita Pendo bamuziza ngo yishe umuntu iyo kese ntabwo yigeze kubikora ndabizi bamuziza umushuti we wigeze gupfa bitunguranye wana ko akariwe wari uzwi nyine wari urimo niwe kese bayishyizeho abagomba gukurikiranwa nta kundi ariko iyo ziriya ni process z'ubutabera byo ntacyo umuntu yabitindaho icyiza ni uko yaje kuba umwere kandi ntekereza ko byanarangiye agenda abona kuba umusitari ari ibibazo tu shani yale kabisa yanze rero umuntu usanzwe tubwo ni Jado Sonatire sawa urakoze Jado urakoze cyane alo yewe yanze zamura undi network ntabwo ni kwa kundi alo bite meze fresh abantu bose ko bahise bacika intege nanjye ndi kumva sigira uburote tsotsa umeze neza byatari nakubeshye wapi Nimeze neza. ko nta morale Oya. Ibintu mutubwira nanosi. Kariko biri. Twari tuzi ko wenda wari bubarekwe none ndumva. Ubundi Eminimba ibintu yavuze ari 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 Eminimba ibintu yavuze ari